Ibihe byiza kuri wowe dukurikiye muri iyi video reka turebere hamwe ingaruka n'ibyiza byo kunywa amata. Turabizi ko mu muco nyarwanda, mu muco muri Afurika cyane cyane Afurika y'Iburasirazuba no hagati, abantu bakunda kunywa amata cyane. Ibi ngibi abantu bavuka bazi ko amata ari ubuzima. Umuntu aba agomba kunywa amata, umushyitsi ugomba kumwakiriza amata. Amata ni amata, ariko abantu benshi ntabwo bajya bavuga ko hari ingano y'amata, urugero rw'amata umuntu atagomba kurenza ku munsi. Icyo ni icya mbere. Kunywa amata menshi hari ingaruka ashobora gutera, ariko hari n'ibyiza byo kunywa amata. Usanga tugomba kumenya ko hari n'abantu batemerewe kunywa amata. Byose rero reka tubirebere hamwe kugira umenye ibyiza by'amata. Nimba ukunda kuyanywa, umenye ibyiza byayo, umenye ingaruka zayo, umenye ibyo utagomba kurenza, umenye n'abantu batabyemerewe nimba nawe utabyemerewe nanone, kuko birashoboka ko nyine wakwisanga nawe utemerewe kunywa amata bitewe n'ibyo turaza kuvuga ngaha. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, ndashimiye ko mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ukagukanda kuri subscribe, ukande kuri like, kandi nimba hari ikibazo ufite muri comment ucyandike, turaza kugusubiza. So icya mbere dukwiye kumenya ni uko amata abamo imyunyungugu nka calcium. Amata abamo isukari bita lactose. Amata abamo imisemburo y'inka, imisemburo nyine y'inka, za estrogen, za progesterone, za growth factor. Amata aba arimo phosphore. Amata aba arimo proteine bita caseine. Amata arimo ibintu byinshi, harimo vitamine B12, riboflavine n'ibindi. So ibi ngibi rero nibwo navuga ubukungu cyangwa ibintu byiza biba mu mata. Ibi ngibi rero bifasha iki? Calcium turayizi. Calcium niyo ifasha amagufa yacu gukomera. Icyo ni icya mbere. Calcium niyo ituma imitsi zacu zikora movement. Nimba ndi gukora movement ukunguku cyangwa movement ukunguku, nuko calcium ari ituma proteine bita troponine na myosine byakoranaho maze ugakora movement nkuko ndi kubikora ukunguku. Ufite calcium nkeya rero yandi ushobora movement, imitsi yawe cyangwa inyama zawe zidashobora gukora movement neza, cyangwa iyo calcium yawe idakora neza, ukagagara nk'umuntu urwaye igicuri. Icyo ni icya mbere. Birumvikana rero ko ku muntu ukeneye calcium, nk'abana bari gukura barengeje umwaka umwe, abana bari gukura, abana b'abangavu, kubera ko bari gukura vuba vuba, baba bayikeneye. Abantu bageze muri menopause cyangwa andropause nabo baba bakeneye kunywa amata rero. Ikindi dukwiye kumenya ni uko amata abamo vitamine B12. Vitamine B12 niyo vitamine ituma yinjira mu maraso, bigatuma amaraso yawe cyangwa umubiri wawe ukora amaraso ahagije. Ariko nanone vitamine B12 cyangwa cyanocobalamin niyo yinjira mu bwonko, bigatuma ubwonko bukora neza. So rero igihe uyikeneye, ushaka ko usinzira neza, ushaka ko uryama neza, ushaka ko ubwonko bwawe bukora neza, nimba ukunda kugira ibibazo byo kwibagirwa, amata yagufasha. Ikindi dukwiye kumenya ni uko amata abamo iyode na phosphore bifasha thyroide. Thyroide ni urugingo rw'ahangaha rutuma imisemburo mu mubiri ikorwa neza. Rero iyode iba mu mata ituma iyo thyroide ikora neza, kandi thyroide iri gukora neza, akenshi ntabwo ushobora guhura n'ibibazo by'ihindagurika ry'imisemburo rya hato na hato. Ikindi dukwiye kumenya ni uko amata ashobora gutuma digestion cyangwa igogora rigenda buhoro buhoro. Ibi ngibi bikaba byagufasha cyane cyane kugabanya apeti. Ibi ni ibyiza by'amata, ariko ni izihe ngaruka rero z'amata? Kunywa amata, hari abantu baba bararemwe badafite icyo bita lactase. Ariya mata twavuze ko abamo ubwoko bw'isukari bita lactose.
iyi lactose kugira yinjire mu maraso yawe ikenera ikinyabutabire cyitwa lactase. Hari abantu uko baremwe baba bararemwe bafite ubushobozi bwo gukora lactase nkeya cyane. Abangaba rero akenshi iyo banyweye amata swate batangira gusuragura mu nda hakagugara, bakagira diare, bakaribwa mu nda. Iyo rero wavutse umeze uko nguko uba ugomba kwirinda kunywa amata, nta mpamvu yo kuyihambiraho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari abantu bagira icyo bita allergie aux protéines du lait de vache. Protéines de lait de vache cyangwa ibyubaka umubiri biba mu mata y'inka nibyo bita caséine. Iyi caséine rero itandukanye n'andi maproteine turya mu bishyimbo, turya muri soya, turya mu nyama, turya ahandi. Iyi caséine iyo igeze mu mara igora amara cyane kugira bayigogore bayicagaguremo uduce duce. Ibi ngibi rero hari abantu baba bafite izi enzyme cyangwa ibinyabutabire byo gucagagura ya caséine, waba ufite bike rero bikaba bigutera ikibazo igihe wanyweye amata ugahita ubyara, ugahita uruka, ugahita ushisha ibiheri ku mubiri, ukagira ibindi bibazo ku buryo byanagushyira no muri shock ukaba wanapfa kubera gusa ko wanyweye amata. Ibi ngibi rero birumvikana igihe cyose uzi ko igihe wanyweye amata utangira ukaruka, ukagira iseseme, ukabyara, ugashisha ibiheri ku mubiri. Nimba uri umwana, kuko bitangira kenshi abantu bakiri abana, nimba umwana wawe afite icyo kibazo uzahagarike, ntuzongere kumuha amata, utazamutera ibibazo bitari ngombwa, kuko ushobora kuyamuhata uyu munsi akagira uduheri, ejo wayamuha akaruka, ejo bundi akagira shock anaphylactique, kandi shock anaphylactique umutima uhita utera gake, amaraso ntatembere, umwana akaba yagupfiraho bitewe gusa no kumuha amata. Kandi turaza kubona ko hari ibindi bintu birimo za ntungamubiri ziba mu mata ku buryo ushobora kubimuha ntagire ikibazo. Ikindi dukwiye kumenya ni uko kunywa amata menshi bishobora gutuma ugira ibiheri. Nimba uri umukobwa, uri umuhungu, uri umugabo, uri umugore, ukaba ukunda gushisha ibiheri mu maso, uzirinda ibintu byo kunywa amata, kuko ayo mata ashobora gutuma biba grave. Ikindi dukwiye kumenya ni uko mu mata habamo ibyo bita amagraisse saturée. Murabizi mwese aya mavuta y'inka ava muri kwa kundi bafata amata bakayacunda hakavamo ayo mavuta. Iyo wanyweye amata rero batakuyemo ayo magraisse, akenshi ayo magraisse, ayo mavuta aba arimo rero uba uri kuyanywa. Ayo mavuta rero iyo unyweye amata menshi, ayo mavuta ajya gukora ibyo bita amaplaque d'athérome, agafunga imitsi yawe, bikaba byagutera kurwara umutima, bikaba byatuma urwara umuvuduko w'amaraso, bikaba byatuma urwara stroke, byatewe gusa no kunywa amata. Akaba ari niyo mpamvu hari ingano utagomba kurenza, turaza kuyibona. Rero ninde utagomba kunywa amata? Umuntu ugomba kunywa amata cya mbere twavuze ko ari umwana uri gukura hejuru y'umwaka umwe, umwana uri mu myaka y'ubwangavu, umuntu ugeze muri menopause cyangwa muri andropause baba bakeneye amata kubera iriya calcium. Ariko ikindi dukwiye kumenya ni uko umuntu uri gukora sport cyane aba akeneye kunywa amata cyane. Undi muntu ukeneye kunywa amata cyane ni umuntu wese uzi ko agira apeti nyinshi cyane. Iyo unyweye amata twavuze ko ashobora kugabanya apeti. Ni bande rero batagomba kunywa amata? Twabivuze, umuntu wese ubyara, umuntu wese ushisha ibiheri, umuntu wese ufite ibiheri mu maso yakagombye kubyirinda. Hanyuma umuntu wese ugira allergie igihe yanyweye amata, kuruka, kubyara, agomba kwirinda amata. Niyo ngano y'amata umuntu agomba kunywa, ntabwo ugomba kurenza mililitiro 250 ku munsi. 250 ni akarahuri kamwe. Iyo urengeje 250 rero ukanywa 700, kwa kundi umuntu ngo njye nkunda amata cyane, ukanywa litiro y'amata cyangwa igice cya litiro buri munsi mbere yo kujya ku kazi, mbere yo kujya hehe, menya ko uri kwikururira za ndwara z'umutima, stroke, umuvuduko w'amaraso n'ibindi. Igihe uzahura nabyo rero ukajya kwipimisha mu buryo butunguranye ugasanga urwaye izo ndwara, uzamenye ko wabitewe n'amata unywa buri munsi. Kuko akenshi abantu bagira ngo ibyo biterwa no kunywa inzoga, biterwa n'iki, kandi n'amata ubwayo ashobora kubigutera. Mu by'ukuri icyo dukwiye kumenya, amata ni meza ariko ntabwo ari ay'ingenzi cyane. Impamvu amata atari ay'ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu
ni uko biriya biba mu mata ushobora kubibona muri sezame, muri